inkuru y'umugoroba ni KDB wagarutse mu rugo arahatsindirwa utanarangije umukino nyuma yo gusimburwa ariko kandi inkuru ni Erling Brot Halland watsindaga igitego cya 50 muri Champions League ariko kandi ni ikipe ya Manchester City navuga ngo yatangiye neza campaign Regan y'imikino yo gushaka igikombe cya UEFA Champions League. Match yagombaga kuza gukomera kubera yuko ikipe ya Napoli ifite umutoza mwiza Antonio Conte ikagera namwe mu mazina atari mabi abasore nka ba Scott McTominay turamuzi muri Man U ba KDB aba nabantu bazi Manchester Derby nubwo KDB nyine yari muri Man City barasumuso Halland n'abakinnyi beza hakaba rero ukuntu iyi kipe abantu bavugaga bati mu by'ukuri ifite n'abandi bakinnyi nka ba Spinazzola bakina muri equipe nationale y'Ubutaliyani na ba Di Lorenzo si equipe mbi muri qualité n'ikibikwemeza ko atari mbi na busa nuko ni champion w'igihugu cy'Ubutaliyani muri saison yashize ariko kandi wanagerageza no kureba uko bari kwitwara muri championnat yabo kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Napoli ikaba ari ikipe ifite amanota 9/9 imaze gutsinda ibitego 6 yinjijwe igitego kimwe mu mikino 3 bamaze gukina muri championnat y'Ubutaliyani byatangaga rero message yo kuvuga ngo haraza kuba challenge ikomeye cyane ku batoza b'abahanga ku bakinnyi maze kugaruka b'abahanga ba Napoli kuri form za Napoli kuri yo class ifite nk'ikipe yatwaye igikombe mu Butaliyani hari ukuntu abantu baremerewe n'iyi match cyane ariko iza kwicwa kare cyane cyangwa uburyohe buyikamukamo igihe ku munota 21 witwa Giovanni Di Lorenzo yabonaga ikarita itukura iyi karita itukura rero yashyira imibare mibi cyane ku ikipe yabo kubera yuko byahise bituma ku munota 26 iminota 5 gusa ikipe ya Man.City babonye itangiye kubataka cyane Napoli konta isakuramo umusore Kevin De Bruyne wakinaga nyine atanga imipira imbere aravuga ati reka nongere mu defenseri Matthias Olivera kugira ngo byibura nkore bloke y'inyuma ikomere hanyuma ncungere ku ma contre attaque kuko abakinnyi bari babaye bake nyine ibi rero byahise bishyira Man.City muri position yo kwapurika principe imwe mu zo Guardiola agenderaho yaravuze ngo my football is simple I attack and attack Iberi yavuze ngo iki nk'umukoreje ndataka nkongera nkataka cyane none baronka impamvu yo kubikora mugiye kubana mugiye gusubira inyuma mukora ama block none muri nabakeya yabatatse koko igice cya mbere kirarangira nta gitego yego ariko yabatatse kugira ngo byumve ko yabatatse akabahabya yabakubise amashoti 23 umunana ajya mu izamu hanyuma abanagamo kona 9 ya possessinze cyayihariye umukino ku kigero cya 74% ikipe ye yatakaga bigaragara ariko ibi ngibi ntabwo bya definisa gusa ko Man.City yabaye nziza kubera ikarita itukura yego hari n'ibindi bintu dushobora gukura muri uyu mukino nka 3 gusa tukajya no kundi nashimishijwe no kongera kugenda mbona igaruka rya Phil Foden Phil Foden yongeye gutangira kugaragara nk'umukinnyi ushobora kuba yaba umukinnyi umwe mu bazitabazwa muri Man.City muri iyi sezo article nari bwinjiremo kubera impamvu z'umwanya hari umugabo wagiye kubwiriza akazajya avuga headlines z'ibintu gusa akavuga ngo naringiye kuvuga ngo ku buryo ngo Yesu ngo yahinduye amazi divayi ngo ariko ku mpamvu z'umwanya ngo ndabiretse ngo navuga se ngo ku buryo ngo Zakayo ngo yahindutse ngo mu mutima ngo ariko ku mpamvu z'umwanya ngo ndabiretse ngo ese ngo mvuge ngo ku makuru ngo y'uburyo ngo Yesu ngo yahagurukije ngo ikirema ngo ku mpamvu z'umwanya ndabiretse ngo ijambo ry'Imana ribaganze ngo reka nica none se tubwiye iki ku mpamvu z'umwanya abanyarwanda ngiye kuba headlines yego Phil Foden hari article yanditswe n'ikinyamakuru gikomeye cyane cyitwa The Athletic uyisobanure gusa tuzayinjiramo ubutanza agaruka kuri Phil Foden yavuze ngo Foden is looking like his old self rugangora twambuke Foden is looking like his old self no kuvuga ngo Foden ariho aragaragara mbega nk'uko ariho aragerageza kongera kugaruka nk'uko nta wa Foden muri Kinyarwanda cyiza no kwiyuburura nk'uko twamubonaga mu bihe bitambutse and Man.City are leaping the rewards and Man.City are leaping the rewards to leap nyine gusarura no kuvuga ngo iri gusarura nyine ayo matunda izo mbuto yuko Foden iri kwiprofitira iri kubyungukiramo
umukinnyi witwa Phil Foden yatangiye kongera kugaruka muri role ya nimero 10 aho ari gukina mu bitugu bya Halland agakina, ariko Pepe yatangiye gupanga ikipe mu buryo buzatera abantu ubwoba. Ari gukina kuri rinye imwe n'umusore witwa Tijani Renders. aba bakinnyi babiri bari kuyobora umukino wa Man.City. uzi icyamaze kubaha sekirite ni uko bafite umukino ukina sisi solo mu bitugu byabo witwa Rodri yongera kumera neza. Mu yandi magambo mfate kuri Foden, Rangers na Rodri, abanyarwandakazi abantu bibeshya ko Man.City yoroshye. Iyi mediane ya Man.City Foden nakomeza kuba mwiza kuko aba babiri Rodri ndetse na Pep nako na Tijani bombi bafite ikize nta kintu 10 nk'uko nyine yatangiye kurigaragaza mu ijoro. Fete attention kuri Man.City. undi mukinnyi tukiri kuri Foden yakoze uburyo 8 bushobora kubyara igitego bakina n'ikipe ya Napoli. Ibi byarukaga gukorwa na KDB bakina n'ikipe ya Real Madrid mu kwezi kwa 8 mu mwaka wa 2020. We yagerageje uburyo 9. Navuga ngo na Jeremy Doku n'umukinnyi kubafasha kubera ko bura niba ari ikintu Doku yashinjwaga y'imanda ubwo yatanga. Uko mubona Doku hari ikintu yashinjwaga mbere akiza cyane muri Man.City, bonaga ari umukinnyi ukora amadribble menshi, wambura imipira kanayitanga neza, ariko agashinjwa kuba nta mibare akora. Noneho iyi sezo bitandukanye na sezo zabanje ari gukora imibare cyane muri Manchester Derby yatanze assist 2, hanyuma nimugoroba yatsinze igitego. Bivuze ngo byibura niba ashaka gukora imikino 2 nk'ingi ikomeye Manchester Derby wakira Napoli kuri game ya mbere Champions League utsinze igitego, biragaragara ko azaba ari niyo ngera muri bya bitego byatsingwa na ba Halland na ba Foden nabo gashyiramo bya bindi byo. Bivuze ngo izo mpande nk'uruhande bazakoresha kubera ko Bernardo ni uri guhengekwa uruhande rw'iburyo, ariko bamuvanye mu kibuga hagati. Bivuze ngo ntabwo uzamwitegaho umusaruro cyane wo guheza uruhande, ahubwo azageza gutanga support cyane kuri ba Tijani na ba Foden. Bivuze ngo uruhande rwo gukoresha cyane ni kwa Doku bazacisha imipira kugira ngo ayirukankana atsinde ibitego cyangwa se anayihindura Halland kugira ngo atsinde. Bigaragara ko Man.City departement yabo y'imbere irakomeye. Wenda ahantu mbona harimo utuntu tutagenda ni kuri 2 na 3 kuva Aituro yavunika nta gisubizo bafite, ndetse no kuri 2 nta gisubizo no kirambyo bafite. Na Diaz yasubiye inyuma muri center back. Ariko muri za ngingo 3 ugize neza wari ukomoje kuri iyi ngingo nari maze kuvuga iyaba mediateur ukomoje kuba winga. Reka ahubwo mvuge noneho mu gushaka ibisubizo Pep ko yabonye ko defense yari vulnerable. Barakubwira ngo niba ushaka gutwara ibikombe ugomba kugira umuzamu ukomeye. Hari impamvu abantu bahora bibaza ngo kuki umuntu buri muntu wese ugiye usobanura akamaro ke uba wumva akomeye no mu buzima bw'isi no mu buzima bw'igihugu, ariko hari abantu bakomeye kurusha abandi ku mpamvu zumvikana none zifite ishingiro. Abakora itandukaniro kuba umuzamu technically iki ni kinyamupira. Kuba umuzamu ari we muntu wenyine wemerewe gukoresha amaboko ni ikintu kimugira umuntu udasanzwe. Hari umuntu ushobora kumva icyo kintu technically ntiyumve icyo muze mu mupira. Kuba umuzamu wemerewe gukoresha amaboko ni ikintu kidasanzwe. Logique ni kandi n'amaguru. Logique ni abandi yitwa football kugira ngo dukumire ko amaboko atazamo tuyakuramo. Yifashishwa mu bindi bintu ariko kuyakinisha ntibikunda. Umuzamu arabyemerewe nubwo afite wenda hayakoresha. Kuki ngarutse ku maboko rero? Iyo ufite umuzamu udashobora gusevinga kuko akenshi niyo bakoresha kurinda izamu, udashobora gukoresha ayo maboko neza ngo akore ayo maparade, akuremo imipira, ajampinga uko bikwiye, akore umubiri w'umufasha nyine icyo gice abandi badakoresha wagikoresha, avane mu mupira kujya mu izamu, uba ufite ikibazo. Amakipe menshi agira imibiri y'abantu bahagaze mu izamu ariko badakora akazi ko kuba abazamu. Niba hari umuntu ushobora kugusova agakora match, abazamu bakora match ku isi si benshi. Ni Oblak akora match, ni Courtois ashobora gukora match, ni Arsene Becker akora match, ni Donnarumma akora match, na David bari kuza bakora match nabo basigaye bari kugenda bazamuka. Ariko niba barajya muri classe ba Donnarumma ntabwo ari batanu, nibarenga batanu. Donc gardien ukora match, ndaguha urugero nk'abo bazamu bazamaniye bayindira urasa umuzamu ukora match. Aba bazamu ureba bafatiriza za Tottenham za Vikari abandi bakora match. Abazamu b'Ikigali ureba bapera abandi bakora match. Muri karite z'Ikigali Fiacre ubwo ngarutse byoroheje zanyuma Pierre
si inshuti yanjye tuzaza kumuganira ntacyo reka n'umuhungu wawe yego n'umuhungu wawe turaza kumuganira Paveri wari si umuzamu ukora match ariko Fiacre mu bazamu ashobora gukora match hano ariko kuri nivo yabo nyine urebye nka Donnarumma uzivuze umuzamu ukora match ni match wagombaga gutsindwa akayigarura kubera urebye nka Donnarumma yabikora ibyo bintu nka Champions League rwose akiri muri PSG uruhare rufatika yakoze save zazindi zagomba kurangiza ikipe abantu barabyibuka kuri Manchester Derby yakoze save batsinda Man U 3 yakoze za save bambewe mu bari basaze za save zagombaga kwica imibare ya Man City ubwo rero mu Chelsea nta muzamu igira buri uriya muzamu witwa Sanchez ubwo rero akora match mu bintu twiteze kuri match ya Arsenal na Man City muri weekend ku cyumweru saa 11 n'igice twiteze abazamu pe bari mu mivugere goga nuko iyo kritoma yakozwe yakuye kuri Pep ikintu gikomeye cyane cyari kuzamuzonga iyi sezo cyo kugera defense idakora neza adafite n'umuzamu mwiza ngibi ibintu bitatu bigiye gusunika Man City muri iyi sezo ifite gardien ifite mediane ikomeye Halland simuvugaho yego Halland ni umuntu ukora ibintu iyo mwabikoze neza we ari tayari niwe mukinnyi wa mbere nk'ubu ngubu statistiques zivuga iki statistiques ziratubwira ko niwe mukinnyi wa mbere wakoze ibitego 50 muri Champions League bimusabye imikino mike 49 idahura n'ibitego amaze gutsinda in fact uvuza akantu keza cyane imikino ya Halland ni mike ku bitego amaze gutsinda ariko uzi kugira ngo ubyumve uzi ko Ronaldo atari nko mu bakinnyi batanu nk'ubwo kugira ngo wumve kandi ari all time top scorer nk'ubu bakubwira ko umukinnyi wa kabiri nyuma Halland wakoze ibitego 50 mu mikino mike muri Champions League wa kabiri ni Ruud van Nistelrooy yari amaze gukina imikino 62 uwa gatatu Lionel Messi yari amaze gukina imikino 66 uwa kane ni Lewandowski yari amaze gukina imikino 77 uwa gatanu ni Kylian Mbappe yari amaze gukina imikino 79 kugira ngo wumve ko iki gihungu cyo muri Norvège cyari inyama z'imyijima gusa ngo ni inyama z'imyijima gusa none se uzare match irangira nibajya kuri Instagram oya kugira ngo ubakonfirme nibajya kuri Instagram kano kanya ya Halland match ikirangira ya Manchester Derby ejo bundi muri weekend mujyeho mu bireba barasa 3 afite ifoto sinzi niba nayibonye kuri story cyangwa muri feed ariko mwareba mwacekinga yarahagaze iruhande rw'icyokezo afite uruntu rw'usteke rw'urunyama ni cyane umwijima uyu muhungu rero uyu muhungu we nta kibazo aba afite ikipe iri gukora neza he's ready kuguha ibitego yoroye imbogo ariko uta 18 yonyine yari ihagije kapiteni w'ikipe ya Napoli wari umudefanseri wa nyuma akorera ikosa Erling Haaland ikarita y'umutuku iriyo rwose umusifuzi atabanje kubona VAR irahamagara iti ngwino nawe wirebere arabibona ko umusore nta mupira yakozeho physionomie y'umukino birahindutse Etihad ikipe ya Manchester City itangira gukina n'umuzamu w'ikipe ya Napoli akagozi gacika mu gice cya kabiri cy'umukino muzamu yakinye cyane kuko muri premier mi-temps ijya ruje imaze kuboneka habaye nk'amakorner arenga nka 10 ubona muzamu ari wa akiza equipe ubona ko Man City nivyo byavyumvikana nawe nyene kuri amajere du yabo abo dupase tugufi abavansa bari kumwe cyane cyane bakoresha umusore Doku ari mbona ko muri no misi ari muri forme zidasanzwe basatiriza mu ya Napoli igitego kirabura ariko ukabona yuko ari Imana iri kwirakinga yuko umwanya no mwanya kitegeza kuboneka hanyuma Halland rero nawe nyene twovuga ko isezo mu ntango ya sezo tubona ko ameze neza ibitego ariko aratsinda yerekanye ko ari umukinyi umutaka ngedegwa ko atsinda ibitego bitandukanye amaguru umutwe ukuryo imoso byagaragaye yuko ahubwo nibaza ko Conte n'abakinyi be boshima ko batsinzwe bibiri kuko byari no kurenga ivyo yavuze ati ntago byoroshye gukinira Etihad noneho kuhakinira ufite ikarita uri 10 biragoye cyane biragora kurushaho ikarita y'umutuku birumvikana uri kwa City uba witeguye ko ni attaque defense ni attaque defense wa mugani abashima Imana ko batatsinzwe byinshi batatsinzwe ibitego byinshi yari tackle mugani washene uvuga ati umukinnyi atangiye gukina aryamye bujye babyamunaniye umupira w'amaguru bawukina bahagaze aha uyu musore yabaye nk'utega akaguru Erling Haaland bamenye ubwenge baro yanashobora ko yari kumusimbuka kanaba yanakina baro ye kuko ntago ari rikura ariko Erling Haaland amutega akaguru uyu musore arakubita Haaland aragwa wahise naguruka saba ikarita niba mwarebye match yego buri ikintu cya mbere buriya iriya karita hiba yavuye
niyo viziyo ya Halland ku mupira kuba muri iriya pozisiyo akireba umupira bivuga ngo arimo arakwataka buriya areba mu kirere par exemple umusifuzi atakoze no kuri uriya mupira ashobora no gutanga uruhengekero bya bindi ujya uvuga uti uyu mupira yari penaliti ariko barayimanye ariko kuba areba iyi pozisiyo arimo areba umupira aravuga ngo narindi mu ngusatira uranyataka iyo ni ruje ntacyo dutaho Lorenzi yarwanye n'uburyo akora ku mupira akoraho gato kugira ngo yirinde ikarita hariya niyo wakozeho ibwabwa rya godiyo yabirwanye ararwana nabyo kugira ngo akorezeho wambwa n'ibwabwa rya godiyo biramunanira ikarita y'umutuku iyo rero uri inyuma surface de reparation yari muri penalty buriya bari gutanga penalty niba mu ikarito rouge ariko iyo yanze ya surface de reparation ukima igitego amahirwe y'igitego iyo ni rouge direct indiscutable rwose umusifuzi yagiye kuri VAR ntabwo yamazeyo n'amasegonda 30 barayimwereka amaze kubireba agarutse ahita amubwira ati gikarane kanyigariki kanyohereze icyo yarebaga nta kindi ni yamukozeho maze deze umita rero uyu rutayizamu w'umunyanorvege ku mupira mwiza yahawe na Foden uri kugaruka cyane Foden uri kugaruka pasi nziza cyane pasi nziza burya ariyo bye bira bidefanseri bahita bakozaho umutwe umuzama baragaritwe akagozi karacika ni ikipe ubona kiri kudefanda neza maze uyu musore harya n'umunyagana Doku yego avuka inkomoko muri Ghana ejo bundi yagiye mu kubita icyuhagizo ejo ntabwo ubonye cyajya kwiyuhagira yariyuhagiye rogishwe abami bamuvugiriza ingoma bamukubise icyuhagiro Doku yagarutse arundi wonye ukuntu yabaciyemo jedikoro yabanje ntabwo bamubona ari jedikoro yabakubise babibaza ngo aragarutse inyuma ya bintu nari imbizi ya bintu bya jedikoro kujisha igikaranu ugaca gutya kikaba kiragiye ukagaruka ukahita urebana n'izamu shesha umupira hagati y'amaguru umuzamu reba umuzamu areba nta hantu bariri yewe noneho angire aba arimo ubona ko asa nk'ari angire ifunze cyese umupira kino gisore ariko kumubona yabyutse neza ariko ntuzamubone byanze azi gucenga azi kwiruka arakomeye afite imbaraga kumufata ntibyoroha iyi Man.City kiratanga akazi emiriti kuri iki cyumweru ko nayibonye kiri kuza kubera cyane abakinnyi navuga ko basa nkaho bongeye kugaruka Halland we yatsindaga igitego cya 50 mu mikino 49 muri Champions League we ni bisanzwe cyane abakinnyi bose twabonye hano mwigeze bikora ku myaka y'isi nawe ibitego 50 none kiri gikomeye ni ukugaruka kwa Foden yongeye kuba wa Foden rego no muri mediane urebye liste y'ababanjemo Rodri utangiye gutuza utangiye kumenyera kugira imikino 50 niyo basigaye bamuha muri mu minsi ya 90 azayitangwa Rodri yeguri hariya aratanga stability bigatuma Rienderise yiprojecta Bernardo Foden Doku Halland baragushwanya gusa umwana twagarutse ko tugitangira yitwa Kusanove ariko aramenyera iyi championnat nawe ariko ari umudefenseur mwiza yihuta kandi udashaka gutwara umupira cyane agahungu gakina ku ruhande rw'ibumoso nako urabona ko boro karimo karasubirira wa munyama mfite amatsiko yo kureba iyi atake igaruka imirete ejo bundi kuko City yaheruka yandagazwe ry'ibitego 5 hariye 5 ntabwo bishoboka forme ya Halland kinakomeye umuzamu Donnarumma nawe byashobokaga ko nubwo Napoli yari diminiwe hari ikintu yari gukora ariko chance ebyiri zose babonye yazibimye ariko ubu isi ibona gute ahantu Donnarumma ahari w'imyaka 26 atari free ahubwo cyo sinumva n'ukuntu amakipe nka za Chelsea za Manchester United uziko zavuze ngo nta muzamu dushaka oya ahubwo mbere yaho ibaze aho yari ari kumva yuko Donnarumma atari umukinnyi ugendanye n'ibyo ngo ashaka gukina ukarekura umuzamu nka Donnarumma niko ni umusazi jeni baza ko hari ikintu bapfuye batafuye mu kibuga nibaza ko ari oya ngo nagaze gukinisha ikirenge ko yatwaye Ligue des Champions yamuhaye nta kirenge yari afite subiza icyo kiba yageze aho ngaho gushyira stade nagaze gukinisha ikirenge gusohora umupira biramugora ariko turibika match ya Liverpool turibika match ya Arsenal iyo ataba Donnarumma ejo Manchester Villa iki gikombe bari kugiterura by'ukuri ngo yatse umushahara uri ejo bambwiye fini bring iyo deba yaba ndende kuri uyu wa gatanu kuko football uwayiremye akavuga ko abakinnyi 11 muri bo umwe yemerewe gukoresha amaboko akubakirwa urubuga rwe akoreshamo amaboko kabandi bose bakoresha amaboko biba ari ikosa uramutse ugaye Donnarumma kadafite amaboko icyo nacyumva ku muganga ngo ntafite ibirenge
mbese agenda gute ariko biruka match ya United ejo Donnarumma. occasion ya Mbemo yakuyemo ari 2-0 ibyagomba kugorora ikipe nka United mu mukino oya utoyibaza umuzamu nk'uyu nguyu uri ku isoko hari amakipe twabonaga yarakeneye abazamu idashobora kumwiruka Donnarumma uyu mugabo aje kuzuza ikipe ya City araza abafana b'ikipe ya City baraza kwibagira Dersen ewa ni umugabo kabisa ubona ko bamwishimiye banamukunze cyane no kwiyadapta muri bagenzi be icyumweru kimwe akora imyitozo kwe tujya muri match nka derby ukitwaramo neza nka ibyo kuri Donnarumma ntago ari igitangaza rero kuri liste nyibonyeho mambure ati ni 33 uyu mwana muto yitwa Divine Mukasa ni umwana w'umugande ufite ariko amamuko mu Bwongereza cyangwa se umwongereza ufite amamuko mu gihugu cya Uganda unabyemera papa we ni umugande Mukasa papa we ni umugande ajyaza n'ikampara kubasura Divine Mukasa uyu mwana rero nawe watangiye kwinjira kuri liste ya Man.City ubwo nawe birashobora ko mu minsi imbere twazamubona uyu Mukasa ahubwo nawe nasa n'umunyamakuru witwa David Sabirye uramuzi wakawo siwe ntago ari we David Sabirye nanjye nabonaga basa umaze kujya kuri liste y'abakinnyi ba Champions League bakagushira kuri iyi liste bazakoresha nuko uri capable yo gukina amamatch atari make kubera hariho abatajya muri effective cyane uri capable bigaragara ko Pep Guardiola n'undi niko ateye uyu ni David Sabirye nagari nanjye nabo byari bincanze ku nari ni David Sabirye ni umunyamakuru wa kawo uyu nguyu